bona ariko abantu benshi usiye no kuba bambona kuri kamera bakabona ngo ntago mugaye uziko n'abantu tumarana igihe hajye tumarana igihe batabizi none hari igihe umuntu nyine ankunda kanereta atarabimenya ko ncitse ukuguru izo story nyine nzajya nzibaha mwebwe mukore subscribe nzajya mbaha izo story z'ukuntu hari igihe nyine nsohokera ukabona umuntu rwose yankunze bla bla ntayimenye tukagenda akajya akomeza namamagara ariko atarayimenya ko ncitse ukuguru. Hello my people, mumeze mute? Uyu ni Mr. C wanyu. Iyi channel ni yacu, ni shyashya, igiye kujya inyuraho ibiganiro bigiye bitandukanye. Mushaka kwibaza ngo ni ibiganiro bimeze bite? Ni ibiganiro bigiye byerekana ibyinshi bigiye byerekana life y'abantu bafite ubumuga, babayeho ubuzima bwabo bwa buri munsi, babayeho bate, ese muri societe babafata gute, ese bo biyumva gute muri societe. Rero ino channel niyo ahanini izajya yibanda kuri ubwo buzima bwabo kugira ngo abantu benshi badafite ubumuga babashe gusobanukirwa ku bintu byinshi batari bazi ko bafite ubumuga, kuko hari igihe abantu mudafite ubumuga mushobora gukoresha amagambo cyangwa se ugasanga nyine bari gukoresha amagambo atari meza, ariko nasanze atari ubugome cyangwa urundi rwango. Rero abantu benshi bafite ubumuga hari igihe babifata nk'aho ari urwango cyangwa se ari ubwirasi mufite, kandi n'ukuri nge nasanze atari ubwirasi, ahubwo nta makuru ahagije muba mufite kuri bo. Usanga muri famille yanyu ntawe mufite, ntawe mwaturanye, ugasanga rero uri kubivuga uko byumva, nta mutima mubi. Rero ino channel ibi biganiro bizajya bigenda bibunguraho ibitekerezo, twabanana gute nabo, twavuga gute mu gihe turi kumwe nabo, wavuga nk'ibisanzwe n'abantu badafite ubumuga, life nk'isanzwe nyine y'abantu basanzwe badafite ubumuga, nabo ni benshi tuzatujyana ibiganiro. Rero urumva ko ari ibintu byinshi byagutse byiza byo kungurana ibitekerezo, byo kugirira abandi akamaro, kugira ngo burya iyo wageze ku kintu ntukakigire wenyine nyine ngo wumve ngo nimba nyine mugaye nkaba nariya kirenguriya nyine nakazi ke. Oya, nimba hari intambwe wateye, hari ikintu warwanye nacyo ukagitsinda, ujye usubiza amaso inyuma, wibuke umuntu utaravayo, uvuge ngo nakora iki noneho kugira ngo nawe aveyo, nakora iki kugira ngo nawe yiyumve nkanjye, ntiyiyumve nanjye ko ntabwo byashoboka, ariko nyine nawe atinyuke agira ibyo akora. Ikindi amavlog yo tuzama ubuzima bwa buri munsi umva, mbese bizaba ari gutya, amavlog, prank, ibyo bintu byose muzajya muba muri kumwe na Mr. C. Yaba vlog ni ese nayindi kumwe n'umuntu ufite ubumuga cyangwa se udafite ubumuga, ni bose batandukanye, ntago ari abafite ubumuga gusa n'abantu badafite ubumuga. N'amavlog nimba mwari muzi ko umuntu ucitse amaguru yabasha koga muri pisine, mwari mubizi se ko umuntu utareba yabasha, ufite ubumuga bwo kutareba yabasha koga muri pisine. Nyine ibyo bintu byose muzajya mugenda mubibona. Hari abantu benshi njya mbona bambaza ngo nese mukina gute, nese buriya bugare mubutwara gute. Ibyo byose muzajya muba muri kumwe nanjye. None se ngo yiwe ngo uziko ngo nabonye ngo umuntu ngo urikora kuri reception kandi atabona. Abo bose ibyo byose muzajya mugenda mubibona, atari ibintu muzajya mubona muvuge muhore mwumva ngo ni bishyashya buri munsi mutabyumva. Oya, ino channel izabafasha kugenda mubimenyera, mubasha kumva nyine ubuzima bwabo bugeraho aho ibyo bintu mutasobanukirwaga nyine, kugira ngo mugire mute mubisobanure. Rero mubane nanjye ni ukuri, musharinge, sibyo? Sharing, comment, like, mbese subscribe yo umvamo. Ikindi hari igihe aba ari nk'amafamiye afite umuntu ufite ubumuga ariko bakure, mukeneye nabo mutwandike muri comment tuzatubasura nimba ufite ubumuga, ariko wenda ukaba nta bantu nyine ushaka ko ugerwaho n'abantu kugira ngo wenda nawe baguye ku buzima bwabo, twateye imbere gute, twiyakiriye dute.
nawe tuzatugusura mujye mutwandikira muri comment kugira ngo tuze dusangire ibitekerezo. Tuzajya tunakora tujye gusura hari urubyiruko ruba rufite ubumuga rwiteje imbere rukora ibintu runaka, ubugeni, rudoda, ibyo aho hantu hose rero tuzajya tujyana murebe namwe uko biba byifashe. Hari ubundi buzima rero bw'urubyiruko rero rufite ubumuga. Ko ngiye abafite banjye abenshi ntabwo bafite ubumuga, usanga baba bari kumbaza ngo ese pasi ngo nka buriya ngo umuhungu ufite ubumuga se ngo nkuriya muhungu atereta gute? Nese ubumuga buhuriye no gutereta, ariko ntabwo twabarenganya, ntabwo babifiteho amakuru. Ni abantu benshi babana nyine ubona ntabwo baba uko namwe mutereta niko nabo batereta, ariko nzajya mbazana bababwira ati uri kumva, ariko muzamuha n'umwana aterete ariko uziko ibyo uri kumva. Rero ubwo buzima mugende mubisobanukirwa, mujye mureka kwibaza ku bintu nyine bisanzwe mwumva ko bidashoboka kandi bishoboka. Ibyo byose rero byose bizabera kuri iyi channel, nzabageza kure hashoboka. Naho mu ntara tuzabasura, mbese aho muri hose. Kandi n'abadafite ubumuga kabisa, ashobora kuba adafite ubumuga ariko bari mu buzima butari bwiza, bose tuzatugenda tubasura. Hari ikintu ejo bundi mureke mbatse reka mbateste, hari akantu ejo bundi nicaye ndatekereza, ndavuga ubu wabona njyewe nyine ncitse ukuguru, muri kubona njyewe naracitse ukuguru, uri kumva, ndicara ndibaza ati wasanga niyo mba ntaragucitse ahubwo mba ndi mu buzima bubi bya hatari, wenda naragize mba mu buzima nyine buri hasi cyane, kandi wenda namugaye. Ugasanga rero kuba naramugaye nyine nta kintu bitwaye. Ikintu rero nari mbitekereje, ndavuga nti ntago abantu bafite ubumuga ari bo babayeho nabi, hoya hari abantu benshi babayeho nabi kandi badafite ubumuga. N'abantu bari kureba ikiganiro bari kubona ko bari kugufata amashusho, ntago harimo ko wacitse akaguru. Nk'abantu bari kwihutira kwandika comment bavuga ko ari blank. Urabyumva gute? Nuko baba batarabibona, ariko abantu benshi usiye no kuba bambona kuri kamera bakabona ngo ntago mugaye. Uziko n'abantu tumarana igihe, hajye tumarana igihe batabizi. Noneho hari igihe umuntu nyine ankunda kanereta atarabimenya ko ncitse ukuguru. Izo story nyine nzajya nzibaha, mwebwe mukore subscribe, nzajya mbaha izo stories z'ukuntu hari igihe nyine nisohokera ukabona umuntu rwose yankunze bla ntayimenye, tukagenda akajya akomeza namamagara ariko atarayimenya ko ncitse ukuguru. Nyine nge ntago ari ibintu bigaragara ko nariyakiriye n'umubiri wanjye nkuha nyine kubya nkaho nyine ku buryo uramenyera ko nkora siporo. Rero ubwo buzima bwose muzabusanga kuri ino channel. Umva ino channel rero ni ibyishimo, ni umva nta stress, nanga kubabara, nanga abantu bababara. Mumfashe pe, ino channel niyo guseka, kwishima, nta byagahinda, sibyo? Nta byagahinda rwose. Oya, nimba umuntu ashobora gucikwa ukandika comment kabintu kuruba wacitswe, ntago babyanditse maze ubishaka, hoya ntago babyanditse ubishaka, biba byakubayeho tabizi. Rero mwakoze mwese abantu tubanye muri kino kiganiro, mwakoze cyane. Mukore subscribe no kuri mushyigikire, kuko nibyo bizama imbaraga zo gukomeza nkora bigirira abandi akamaro. Rero mumfashe mushyigikire, share mukora amasha kugira ngo n'abandi bashyigikire. Rero ndabashimiye cyane, Imana ibahumugisha cyane. Ndashimira n'abantu bamaze gukora subscribe, ndashimira n'abantu mugiye kwikora, ndashimira n'abantu mugiye gusharinga bagenzi banyu bagakora subscribe. Mbese Imana ibahumugisha, tuzajya dukomeza kubana namwe, nanjye n'abashyitsi tuzajya tuba twakiriye aha ngaha. Mbese muri kumwe nanjye 5 kwa 5 mwebwe.